yari umugabo wanjye kandi kurenzaho umukiriya n'umwana ese nawe bavuga yabyariye ngo ntigiye ujya kwiyumva naratumvise umuntu ampaye amakuru ndambwira ngo umubaze wowe umubaze uwo muntu yaragusaye yego ni njyewe rwose hanyuma se yakubwiye ko afite ubukwe mu Rwanda ariko ubwo ntabwo yigeze arengera ko afite ubukwe gusa njyewe namenye amakuru nyuma y'uko nyine afite undi mugore mu Rwanda bakaba baraturanye ubukwe nyine bakaba barasezeranye nibyo numvise n'ayo makuru. none se umwana azamenya papa we gute buriya umwana nakumenya papa we nuko nshaka kumumuzanira bakatugasa neza nanjye nkamuzanira umwana kugira ngo abashe kuba yamurera umwana azanakure nase kuko nanjye ubuzima buba bugoye hano rwose. wumva uteganya kumuzana ryari ndumva nteganya kumuzana vuba rwose muvuga neza bakamuzana byihuse. urakoze nta makuru nari ndi gushaka ubwo wamubwira iki muri uyu mwanya aramutse abonye ikiganiro sinamubwira icyo nshaka kumumenyesha nuko nshaka kumumenyesha ko ngomba kumuzanira umwana we akamurera maze nkabona ko nanjye nkomeza ubuzima bwanjye. aha rero murakoze murakoze namwe. turabasuje mwese abadukurikiye kuri Nkindi Family TV show. wowe wakoze subscribe uri umuntu w'agaciro, uri ingenzi kuri twebwe. nawe utarayikora aho uhereye hose, waba mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'intara ya 6 ya diaspora, wowe wumva ururimi rw'ikinyarwanda uhawe ikaze muri iki kiganiro. uyu munsi rero tugiye kuvuga iki? hari comment nabonye 07 harya 9 hari comment nabonye sigaye ndindangare pe, murambabarira sorry basi. hari comment z'ikiganiro abantu banyoherereje kandi nazo umuntu yazikuramo isomo cyangwa akazikuramo ikindi kiganiro bitewe n'imitekerereze ya muntu. hari ikiganiro nakoze ejo ndi kuvuga ku mugabo wa Pastor Mutesi, abantu benshi banyandikiye comment bati niba ukunda Mutesi iyo umubwira kuri phone ye se, maze iminsi muhamagara telefone ye ntayifate, nananditse kuri WhatsApp ntabwo yigeze asubiza. ubwo nizere ko uyu muntu amenye ukuri. naramwandikiye mubwira ko mufitiye amakuru, mubwira ibyo nendaga kumubwiraho, arasoma ndabibona ko yayibonye ariko aranyihorera. undi nawe arongera arandika ngo icyo mbaza barokore, umugabo wese ubarongoye barasezerana. numva Mutesi ashatse 5 buri mugabo barasezerana. simbizi ariko njye abagabo 5 ntabo muziho, mujye mureka gutera urubwa. nzi ko afite Ntaganda babyaranye abana be 2, nzi yuko afite Rugana Intwari aribo bamwanditseho, n'uyu nguyu basezeranye ejo bundi. abantu bavuga abagabo 5 rwose ntago nzahana ibyo bintu mubikura, abonzi ubwo ngubwo ni 3. nawe uza abandi uze kwandika muri comment uvuga ati n'uyu nguyu barabanye, sibyo byiza buriya. umva nanjye urukundo nkunda Pastor Mutesi rwose namwinginga ngo arekane na ririya dayimoni y'umugabo kuko azamuriza ayo kwarika. rero baravuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni. rwose Pastor Mutesi wakihanganye ugatandukana nawe koko. aya nanone ntabwo ari wo muti w'ikibazo, ntabwo ari wo muti w'ikibazo, ahubwo kubera ko bigaragara ko ari we ari we wikoreye imibabaro n'imisaraba yose uriya mugabo yaciyemo. ibyo tuvuga uyu munsi akaba atabihereza agaciro, avuga ngo ni agatama yirobeye, ni agatama ke ari gukuza mu buryo bw'umwuka, ariko ntikanakwiye no kuba agatama ke da, kagakwiye kuba agatama k'Imana. nta muntu ufite intama hano kuri iyi si, ariko kwibeshya bibaho. ikindi kumureka si wo muti w'ikibazo,
kuba yamureka njye numva atari wo miti w'ikibazo bamaze gusezerana ubwo bivuze ngo aramutse amuretse ubu ngubu bahita bamubarira abagabo 4 erega hari igihe umuntu yisanga mu kibazo nta kintu akigikozeho cyaramurenze ukisanga mu kibazo utari wabigambiriye satani akagushorera akagutura mu cyobo ugasanga ukirimo icyo gihe rero uretse gusigara utabaza Imana yo mu ijuru ngo ikuzamureyo nta kindi wakora rero numva atakirwanira muri ubu buryo ikindi nzi ko Pastor Mutesi ari umunyamasengesho ntago yabura kuba atarasengeye uriya mugabo we ikindi kinateye inkeke ikindi kintu nuko nifuza yuko uyu mugabo akurikije ibintu byose bavuga kuri Pastor ibintu byose Pastor Mutesi ahuye nabyo amagambo bamujomba ibigambo bamubwira nukuri niba yari yarihinduye agatama ari byo yihinduye ndi kuvuga ngo umusega bakavuga ngo ndamututse kandi ni umugani nyarwanda ni ijambo riba muri Bibiliya ati biyambitsagaho k'intama imbere ari amasega aryana rero kuba navuga gutyo ntabwo ari njye wazanye icyo kiboneza mvugo hano kuri iyi si navutse numva mbivuga nk'uko n'abandi bose babivuga ariko nabonye no muri comment mwambwiye ngo nafashe umuntu w'umugabo ngo muhindure isega ninjye wanditse ngo bigira abana b'Imana ariko wabareba imirimo bakora ikabagaragaza bakiyambikagaho k'intama kandi imbere ari amasega aryana iryo jambo ndiko Bibiliya yabayeho ntarabaho ko ntigeze inyandika twaje twese tuyisanga impamvu wumva ko mvuze ngo isega kuki bitatubera icyigisho rero hano hantu muri comment Pastor Mutesi pe afitemo ba Petero benshi babandi banakemera bagatema umuntu amatwi ariko bakamwereka ko bari kumurwanirira ariko njyewe mpamya neza ko atari rwo rukundo ntabwo ariko ari rwo rukundo undi arandika ngo ikikubwira ko atabimubwiye ni iki niba ari nabyo ntabwo tubizi ariko iyo abimubwira rwose ntabwo twari kubona ibimenyetso ntabwo save the date yari kujya hanze cyane ko uriya mugabo yarazi ko yihishe nta muntu wamuvugaho ntabwo ibyo bintu ntekereza ko yabimubwiye kandi ndabizi ko na Mutesi ubwo afite confusion kuri uriya mugabo uretse kubura icyo yakora agasanga yamaze kugwa mu ruzi arwita ikirobo ndabizi neza ko nawe afite confusion kuri uriya mugabo undi nawe arambwira ngo genda uri umugome ejo bundi wari upfuye abantu bari kugufasha none uravuga abantu nabi utanabizi neza uwo muntu utamuzi ahubwo ukamutuka sinzegera no kukumva wowe wafashije ukumva ikintu wafashije rwose kuba ntavugiye umugabo wa Pastor Mutesi nkaba nshyize amabi ye hanze nawe ugenda urware nk'uko nari ndwaye nanjye ngufashe genda ubirware nanjye ngufashe kuvuga ngo ntabwo uzongera kundeba se ubundi ngo tujye dukora ibiganiro tuzi ngo turarebwa n'abandi uretse ko tureba tugashyiraho wahura nacyo ukagikirika ukabona kirafungutse ubundi ntuzongera kundeba views yo mu Rwanda ugira ngo hari agaciro ifite none se uri ngo bari kumugira inama cyangwa uri kumworeka ese ubu kuba wigize umuntu nyine nk'uyu muntu ba wigize gutya sibyo arimo aravuga ngo bavuze kuri Pastor Mutesi ni ukumukunda cyane ubwo nawe umukunze kuturusha ubwo se umukunze wamwemerera ko ajya gushakana n'uriya mugabo ufite ibikashe bingana kuriya ku mubiri we indaya zawe zo muri Kigali ziramuzi indaya za ku Gisozi ziramuzi indaya z'Ikagugu ziramuzi z'Ikinyinya ziramuzi indaya z'Inyamirambo ziramuzi indaya zo muri Mozambique ziramuzi n'ahandi hose yakandagiye nta muntu utazi ubwambure bwe wibwira ko ibyo ngibyo bishimishije cyane wibwira ko bishimishije cyane ku buryo wumva ari wowe ukunze Pastor Mutesi kuturusha ikimuza nawe kiruta icyo mupfana ntabwo ukunze Pastor Mutesi kuturusha ubwo ni uburyarya mujye muri kuburyarya kandi mubwirisha abantu ukuri mubwiza abantu ukuri mubwiza abantu ukuri ubwira umuntu aho biri arabyumva uwo mwanya ukimubwira ahita yumva umutonetse unamukomerekeje ariko ibyiza aho kugira ngo azisange mu kirobo
n'umwobo muremure wabivuga karatari yawe ukandagiramo wabivuga pe ushoboye kubivuga none se niwe wenyine se ukoze ubukwe kuri izi mbuga nkoranyambaga niwe wenyine ugize ubukwe kuki se abandi bitavugwa kuki abandi batabavuga nk'uko bavuga uriya mugabo kuriya mugabo atarasanzwe ari umusitari muri social media ko tutari dusanzwe tumuzi uretse indaya zari zimuzi nabo basangiraga icupa mu kabari ubu koko kuvuga ngo uriya mugabo anywa inzoga kurusha abapfu n'abazima anywa izasigaye naho bazinyaye akazinywa ibyo ni ibintu watuma wirirwa wavuze Pastor Mutesi njyewe ntabwo nanga Pastor Mutesi n'iyi sambi kubwire ni inshuti yanjye ndamukunda n'umutima wanjye wose ariko kuri iyi nshuro nta kibi nifuza cyamubaho naho mwe mvuga ngo napfe kuyorera imicanga yose arunde mu nzu ntago mumukunda kuko uramutse umukunda ntiwamugira inama yo kujya gushakana n'uriya mugabo undi we aravuga ngo bahita Fumento muri Matora uvuga ngo ejo navuze muri Fumento sibyo mbabwira ko ari uriya mugabo yari atuye none undi yaje muri comment noneho aradusobanura ngo bahita muri Fumento muri Matora ko ari amakuru tugenda twihererwa n'abantu nk'uku nguku umuntu awabona abantu batatu batuye ahantu wari utuye ubuhamya baguhaye uko byasa kose hari indi urivugira ubusa ku musozi nandi urivugira ubusa ku musozi buri nduru yose hari abantu hano ku runtu tujye twemera imigani nyarwanda kandi abakurambere bacu abasogokuruza bacu nukuri bari bazi kwigisha ikinyarwanda bari bazi gukoresha ikinyarwanda ureko uyu munsi mutwirirwa ngo amaniga twirirwa ngo amaniga rwose ugasanga nibyo turi kuvuga ikinyarwanda kitari cyo abanyarwanda bake bajyaga bavuga ngo ntukagwe mu ruzi urwita ikiroba kuko uruzi ni runini kurusha ikiroba abandi bakavuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi none se ajya gushaka rugano ku bukwe bwe twabubonye hari umuntu wigeze aza ngo avuga ngo uriya mugabo ugiye gushaka kandi ko bwaciye kuri social media ajya gushaka na ganda se wenda tuvuge ko atarazwi ariko icyo gihe nabwo yari pasiteri ntabwo higeze tubona ngo tubone induru zikavuga gusa nta nduru ivugira ubusa ku musozi mujye mwemera mw'abantu ikindi ahari abantu hano ku runtu siko abakuru bavuga ni iki gituma uriya mugabo afite seve mbi imbere y'amaso y'abantu ni iki gituma uriya mugabo afite seve mbi mu maso y'abantu kandi buri muntu wese igihe abamo nicyo gikoreramo nicyo kimuyobora hari abantu rero mwigize abantu bazi gutukana cyane wagira ngo rwose mwasohotse muri kaminuza za mpangara ngo uhangare njyewe ntago nagutuka sinananga Mutesi ntitwanapfiki ariko ngomba kukivuga nashatse kumuvugisha ku giti cyanjye aya makuru ngenda bahaye ejo nyamaranye kuva basezerana mu murenge nyuma yaho nk'umunsi umwe nahise nakira aya makuru undi yagarutse muri komenti arandika ngo erega mureke Mutesi yuzuza amategeko ya shitani zamuhaye mureke akomeze arye sida ya Mozambique none urumva n'icya sida kigize utekijemo iryo naryo ni ikuru rishyashya ariko nanone twavuga ngo ari kuzuza amategeko ya shitani kuko nta gakizametre tugira nta gakizametre se ibaho ngo dupime umuntu agakiza ke niba ari uwa shitani tubimenye niba ari uw'Imana tubimenye ariko bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabagaragaza bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana siko baririmba we uranyemeje byose nzabyikorera byose nzajya mbyikorera undi yagarutse arambwira ati ngeje byananiye kuvuga ngo amafaranga y'amanyamozambike arambwira ati ntago bayita amanyamozambike ahubwo bayita amametikisi amametikisi
amametikasi noneho riranyobeye niba ari igifaransa ememetikasi, niba ari igifaransa, niba ari icyongereza ntago nize, abize badusobanurira, abize badusobanurira, njye ntago nize. Undi aragaruka rwose, Petero wa Mutesi na Feredina, ati nawe uri umugore mubi, wakunda umuntu ukaza kumuvuga umugabo we kuri social media, ntiwongere no kuvuga ko umukunda. Numva ndamukunda bikurye, ndamukunda n'umutima wanjye wose, ndamukunda napfa kubwe, ahubwo wowe ni wowe utamukunda, uri kugira ngo agende ahurura gwe mu ruzi rungana kuriya atanarwiteguye. Erega nimureke tumutegure nk'umukunzi wacu, tumutegurire imyambaro y'urugamba, urumva? Kuko niba abantu uwabaye ku Gisozi akubwira ngo uriya mugabo yanywaga kurusha imodoka ishaje, urumva? Kandi ntigeze yihana icupa sintuza aho yaryihaniye, twajya kumva tukumva ahantu yamaze imyaka 4 hari kuvayo amakuru, ibisigazwa by'amakuru yasizeyo. Sini ko batamuvuga ko yasomaga ijambo ry'Imana cyane, ko batavuga ko yahanuraga, ko batavuga ko yari umuvuga butumwa ukaze muri Mozambique, bakavuga yuko yari indaya yirukana umugore none je kaza n'undi. Kubera iki? Ni ukubera iki? Ntabwo ndi umugome nkuko mubivuga, ntabwo ndi umugome, nta nubwo si umve ngewe ikintu kibi kugira ngo none se ubunumvisha umuntu bari kumugambanira kumwica nkabivuga mba nkoze nabi we. Tujye tuvugisha ukuri, numvisha umuntu bari kumugambanira kugwa muri ruraruzi, ubu nakicara nkavuga ngo bamuvuze neza, nkagenda nkubwira ati komera nkabyina nkacinya inkoro. Ni ukuri pe Pastor Mutesi, ndagukunda n'umutima wanjye wose, ndagukunda nta kibi nakifuza kikubaho, ariko uwo mugabo wawe ni mubanze musezerane, umubaza amabi yose yakoze, wicara uyazi, kuko amakuru n'uyu munota aravuga ko atigeze areka icupa no kunywa aranywa. None umva n'abari muri Mozambique ati reka banza kuzanira sida muri Mozambique, ahubwo se kari kabo ntago karaba. Ejo naravuze ngo umuturage wagwiriwe n'igisasu cyo muri Kongo ngo yavaga mu murenge wa Bugarama ni mu murenge wa Muganza. Nabyo rega abantu baba badukurikiye, ni ukuri ko Imana abantu baba badukurikiye pe. Undi ari kumbaza ngo wa mugore we ibi byose uvuga wabihagazeho, waba warageze Mozambique, uzi ko ntarinzi ko urinjajwa n'umugome bigeze aho, wise umugabo w'abandi umusega imbwa. Icyo cyaha uragikoze, uragikorera iki koko? Nivugiye ngo mujye mwumva, navuze ngo biyambikagaho k'inama imbere ari amasega aryana. Wishatse kuvuga iki? Umugabo wa Pastor Mutesi ashobora kuba ari kumwiyereka nk'umuntu w'umukiranutsi cyane. Noneho Pastor Mutesi we kugira ngo kandi amaso akunda ntareba neza, siko bajya baremba ngo amaso akunda yewe ntareba neza, sibyo ra? Siko baririmba amaso akunda ntabwo areba neza. Wasanga Pastor Mutesi byose turi kubivuga akajya ngo ni ukumwanga, yamaze kudushyira muri blacklist. Kandi ni ukuri pe, kuva ibi bintu byatangira sinigeze muvuga nabi. Uwo ndi gutunga urutoki ni umugabo wa Pastor Mutesi. Ikiza atubabaza kurusha ibindi, tukagaruka tukavugana na bano bantu muri comment bari kugenda batujomba amagambo, batujomba ibyuma, batujomba ibikwazi. Nitugaruka tuje kuvuga imigarukire y'iyi nkuru igarutse ku mihanda, ntimuzavuge ngo turi kumwishima hejuru. Turi kubivuga kare ngo akumira icyaha kitaraba, amenye icyo agomba gukora, mwarangiza ati muri kutuvugira umuntu wacu, mwe muri gucinya inkoro intambike. Kandi ni muyicinye intambike nabwira turika kambareke. Comment mwanyandikiye rwose ni ukuri nazibonye, zangezeho zose zangezeho, ariko si uko Pastor Mutesi mwanga pe, zangezeho. Siburi kumva nzisoma,
undi nawe abaraje aranditse ngo kutamusanze ngo ubimubwire mu rugo ko umukunda sha mwese muravuga gusa. Rega n'igihe ushaka umuntu, hari igihe ushaka umuntu ukamubura pese. Kuri iki gihe umuntu umuhamagaye ugomba kubona kuri telefone ntumubone, ukamwandikira kuri WhatsApp akabisoma akakwihorera. Ikindi uba wumva wakorera umuntu ni iki? Umuntu usigara umuteza abakuru rero ni iyi mihanda. Wenda nibaza kumubwira ko hari abantu bamuvuzeho, ari buze kwita kuri iki kiganiro, wenda amenye icyo yavugisha umutware we. Mutware rwose, mutware Feredina rwose, ndakwinginze icara ubwize Pastor Mutesi ukuri, kuko nzi ko abandi banditse ngo Feredina ni imfizi y'isi, kuko nzi ko hari ibintu wihishiranye mu mutima wawe. Niba ushaka kubaka koko, niba ushaka kubaka, bwiza Pastor Mutesi ukuri, kuko reka nkubwire n'ibindi ikibyimbye kimeneke, abantu ukamuntuke. Abana ba Feredina bazashyingirwa baramaze kuza. Abana yabyaye muri Mozambique bagiye kuza mu Rwanda, noneho agahuru gahire rimwe. Afite abana 2 yabyaye Mozambique, afite abagore 4 yashatse Mozambique, afite umugore wamutwaye amafaranga w'umunyagihugu yashatse bwa nyuma, akamutwara miliyoni 2 z'amametix. Amametix ariko ndigihone pe. Wagira ngo ntabwo ndi kuri kamera, ariko Yesu we mbisada njye nisekera. Undi araza arandika ngo reka mama Mutesi yakurikiye ifaranga, ni karikiratrice. Mutesi ntabwo ayoborwa n'umwuka wera. Oya, none namwe muri gukabya. Umwuka wera se ko nta gipimo tugira kiwupima? Umwuka wera bawupimisha iki? Mutesi twese turamukunda. Uyu ni umurundi wanditse. Mutesi twese turamukunda, nje sigaye nanka amatiku ye, kuko kwihangana yigisha nawe byamunaniye. Huhahira uvuga kwamunaniye. Rero nje mbona yamaze kugwa, ahubwo asenge ntazadenye, kuko tuzamwota. Mana nyagasani, rengera Mutesi pe. Mana mbabarira urinde uyu muriro Mutesi ye kuzawotaho. Undi arongera araza ngo ye mubye, niba ukunda Mutesi uzabicishe kuri channel izwi izarebwa cyane. Gusa naba ngiye kumutaranga we. Ndabizi ko afite abafana benshi, aba bari kuza kunuka muri comment. Ndabizi ko muramuha link, ndabizi pe, ariko nditeguye kuko hari ibintu byinshi napfundikiye nanze ko bijya hanze. Rero kidogo ndabimena. Hari ibintu byinshi mbitse muri telefone yanjye nanze ko bijya hanze. Hari amabanga menshi mfite muri telefone yanjye nanze ko asohoka hanze. Rero nimugumya gusakuza ndabishyira hanze. Nabicishije mu nzira z'umuntu mukuru, uzi kuntu gusenya bivuna, uzi kuntu gupanga ubukwe bivuna, kuntu umuntu ashobora gupanga ubukwe wajya kubona ukabona bwishwe n'akantu kangana gutya, kandi wamaze kugaragariza isi yose ko washatse, bikaza kuza muri babagabo yashatse. Bagenda mu marengo bamaze gushaka 6, bavuga 5, ariko njye abanzi ni 3 yabanye 2, uwa 3 ni Feredina Murindwa, abandi 2 nabo yabanye nabo. Uwundi mugabo wa 4 n'undi wa 5 bavuga njye ntawe nzi, mu makuru yanjye ntawe nzi. Ubwo abamuzi kazi yako. Mutesi we Interpol, umva ko ngo uvuga amagambo y'ubwengera. Wowe wivugiye ko uzikorera amabi ye yose kubera urwo wamukunze. Menya ngo uyu Feredina yaje kugusoza burundu. Za mpumyi z'abafana zirihe ngo zitukane? Kuzibuka ko nibyo.
Feredina yaje ku buzima bwa Mutesi aje kumusoza. Ibi bintu nibyo ra ako se Feredina wamba bari kubona abantu benshi bari kukuvuga mabi nuko dore undi yanditse ngo ni imfizi y'akarere, imfizi y'akarere. Mu by'ukuri wamba bari ukegera Pastor Mutesi urukunda gukunda nturupfusha ubusa ukamubwiza ukuri ko urukunda gukunda rungana n'imbabazi yakugirira kumwe ajya bivuga. Wamubwije ukuri amugatumvere nkubwire nabaye Mozambique nta mugore mfite mpazanira umugore wa mbere nkuko Mutesi abwira ko urushaka rwa mbere rwanze n'urwa kabiri rukanga, nawe ukamubwira ati nanjye nabaye mu Rwanda umugore wa mbere biranga byanze njya Mozambique ngezeyo mpatungira umugore biranga ntungu wa kabiri biranga wa gatatu biranga wa kane tutandukana nyibye amametix miliyoni 2 warangiza ukamubwira ati none rero mugore mwiza nje kwishakira uzwi n'ibyamamare byinshi uri cyamamare kuri social media ibyo nakoze nibi niba ufashe unjyane ku mushumba nyatuze niba nawe uri umushumba wangirira impuhwe uzingirire nemeye kwatura no guca bugufi imbere zawe. Ibyo hari cyo byagutwara koko? Ibyo ntacyo byagutwara imfizi y'akarere. Ariko Mana Nyagasani, Mana nyir'ubutware, iyi ngo koko undi nawe subemo ngo ni Mana urukundo nkunda Pastor Mutesi ntirunyemerera guceceka habe na gato. Ntabwo urukundo nkunda Pastor Mutesi runyemerera guceceka habe na gatoya, ntabwo mbyemerewe pe, ntabwo mbyemerewe. Abana Feredina yabyaye ku bagore babiri mfite 8 7 2 4 abanuka muri izi muntu ukiri ukuri amajwi ya Feredina abagore yabyari umva makuru agezweho nuko abagore yasize abyariye muri Mozambique babahaye link yakiriya kirori bakoze cyo mu murenge bakaba bari gushaka amatike ngo baze mu Rwanda. Niba utarigeze ubwiza Pastor Mutesi ukuri mubwire yitegure ko agiye kwakira impinja. Ikindi abantu wavuye muri Mozambique wambuye amafaranga yabo ugacika mubwiza ukuri n'igihugu kigira ideni nta mugabo utagira ideni n'igihugu kiba gifite ideni nanjye ndafite n'undi arayafite nta mugabo utagira ideni ariko umubwiza ukuri kuri buri kintu yicare agize ati akuzi akumenye. Uwo yagiye yambuye muri Mozambique amumenye inda yaryamanye nayo ayimubwire niba ko kuri umugabo uri gukizwa. Ndabizi Pastor Mutesi ni umunyembabazi arazihorana kizwa ukizwe burundu waturira imbere y'umugore wawe kandi buri yareka mubwire sinangwa ko wajya imbere y'umushumba buri wowe wahemukiye ni umugore wawe kandi wowe witegura n'ubundi guhemukira ni umugore wawe mwicaze musohokane ku mazi nimurangiza muryoshye nimumara kuryoshya umubwira ati mugore mwiza nishakiye nabonye amasara agaseseka nje imbere yawe kugusaba imbabazi ibintu byose umaze iminsi utukwa kuri social media amacumu bamaze iminsi bagutera inzara bamaze iminsi bakunyotora zose ku bwanjye ngusabye imbabazi ibi nibi byarabaye kuko niba umwe mu bagore wabyariye nabashije kuvugana nawe arambwira ngo ngewe ndi gushaka itike ngo muzanire umwana we ndi gushaka kuzana umwana we yaba yashingiwe umunsi azabona mugezeho ati ngewe ndi gushaka kumuzanira umwana we kubera ko nta kintu yigeze amarira abana yarabyaye amera nk'inzoka itera amagi mu gihuru ikagenda nyine amagi akazimena n'abana bagasohokamo bakajya kwitunga. Nta kintu marira abana bawe bari muri Mozambique. Simpamya neza ko rero uretse umugore mukuru nawe bivuga ko yagutwaye umutungo ariko waranagowe. Umugore mukuru wasanze yari umugore mukuru mwabyaranye abana babiri wavuye Mozambique usanga yaragurishije imitungo yawe yose. Hoho wari utunze ariko nawe kudasa ufite umutwe ukomeye pe.
ni ukuri nta muntu wahura n'ibintu wahuye nabyo ngo bimugwe amahoro. Rero ndakwinginze egera Pastor Mutesi wacu umubwize ukuri kugira ngo uru ruzi agiye kwambuka arwambukane ingufu arwizeye, avuga ati ibi nibi nemeye kubana nabyo, ibi nibi nemeye kubana nabyo, ngaho ahubwo batangiye no kugutwerera sida yo muri Mozambique. Ugende mujye kwa muganga mwipimishe mumenye ngo ukuri kwanjye guhagaze gute, mpagaze nte mu mubiri wanjye. Numara kuva kwipimisha umwicaza umubwira tumva rero nkubwire, ndakwinginze n'umutima wanjye wose ngirira ibambe, aya mabuye uri guterwa kuri social media ni ukubera njyewe, izi nkuru ziri gukorwa buri munsi zisimburana n'izindi ni ukubera njyewe, kuko njyewe ikintu Pastor Mutesi nashatse kumutelefona kuri telefone ngo tuvugane ntiyamfata, mwandikiye kuri WhatsApp arabisoma ntiyansubiza, maze icyumweru kirenga mbitsa aya makuru. Yarayasezeranye mu murenge nibwo namenye aya makuru, amafoto y'abana abagore wabyaranye nabo, amaudio turi kuvugana birahari. Rero nkugendeye inama abwiza umugore wawe ukuri kandi ikikwemeza ko amakuru yawe nyafite. Wenda reka nkuhe urugero, inshuti yawe y'umugabo mwagendanaga urayizi, siwe wampaye amakuru, ariko wampaye amakuru yambwiye ngo niyo byaba urubanza ngo na papa Ian mwagendanaga yayavuga, amakuru yabazwi na bose. Uwo mupapa se mvuze basi byibuze ntago umuzi, kugira ngo wumve ko mfite agakeregeshwa gatoya ku makuru yawe yo muri Mozambique. Papa Ian ku bantu bari muri Mozambique muramuzi, siwe wampaye aya makuru, ariko barambwira ati nukuri kose yari inshuti n'uyu nguyu, ati amakuru ya hafi yose ni uyabitse, ati twebwe ibyo tukubwira na gatonyanga mu nyanja. Naho abatuka nabo ntago mukunze Mutesi kundusha, mukomeze mutukane, sinzabura gukora, nuko nzakora kose ntacyo bintwaye, ariko sinatuma umubyeyi Mutesi pasiteri agwa mu ruzi arwita ikirobo, sinabimwemerera habe na gato. Byibuze azajya yibuka ko nanjye nakoze ikiganiro kubw'uriya mugabo we, azajya abyuka avuga ati byibuze ibi ngibi bibe imwe mu nkingi zitwubakira, bibe bimwe mu nkingi zitwubakira, kuko nituramuka dushwanye abantu baraduteze iminsi gutya ntago bizavamo. Funga hariya nawe, ntago bizavamo, ntago bizavamo. Ariko reka dusenge, dusabe Imana ibubakire, ibaho urugo rwiza, kandi uwo mugabo wawe agufungukira kubwiza ukuri ni kwiza, burya ntabwo ukuri kwica umutumirano, ahubwo ukuri kurawukomeza. Ni mubwizanye ukuri, muganire. Pastor Mutesi akubwira ese abo bagabo 5 bambarira, kuko narabashatse abo bagore 6 bambarira, ubwo Pastor Mutesi ambarira abagabo 5, ngewe abo nzi ni 3 na Ferdinand arimo niwe wa 3, abandi bavuga nge simbazi, ariko baravuga ngo ashatse abagabo 5. Abo bagabo 5 bavuga ashatse yicare nawe kubwiza ukuri ati nashatse uwa mbere bigenda gutya, shaka wa kabiri bigenda gutya, atari ku wa 3 ni wowe, niwe ngiye kurupimiraho amahirwe yanjye yanyuma. Uretse ko atari nawe yanyuma, n'ubundi banashwana, n'ubundi akongera agashaka undi, aracyari mutoya kandi arakunditse. Hanyuma nawe wicare umubwize ukuri, umbwira ati rero uzi ko umugore mukuru twabyaranye abana 2, none n'uwo nasize muri Mozambique nawe nasize abagore 2 namaze gutera inda. Wicara ubizi, hatazagira umuntu uzana umwana hano cyangwa ukumva araguhamagaye ukamfata nkaho hari ibyo nakubeshye. Uko niko kuri kwabera b'Imana bari kujya mu ijuru, uko niko kuri. Mugashakana muziranye, hari icyo bitwaye yemwe? Hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Ngende ndumva kurande rwanjye ntacyo bitwaye. Abakunzi banjye ndabakunda, muraba agaciro, mukore subscribe, mwandike comment, murayikinga ibiganiro byacu, munabisharinge bigere kure. Nk'iki kiganiro umfashije ukagisharinga ku buryo cyagera kuri Pastor Mutesi,
rwose ntabwo ndi kumuvuga nabi, sinamwiciye, sinanagize ndi kuvuga ibintu biri kuvugwa, ibi mvuga ni ibiri kuvugwa kandi bikavugwa ku musheri we, nibura abone akayira gatoya yakwinjira avuga ati ibi bintu bari kukuvuga gutya byamfasha kandi byagenda neza. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga menshi, ariko murambasabira amafaranga y'ikiganiro kirangiye ko mutari mwampa ku mafaranga yemwe. Nawe nasabiye amafaranga ngo ararayabonye koko. Ndabakunda, mukore subscribe, nicyo cy'ingenzi kugira ngo niba udukunze ibiganiro byacu ujye uhora ubibona uko bigiyeho. Amen.